Yaman nizere ko mumeze fresh cyane aho muri hose agiye hatandukanye. Umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yegukanye igihembo cy'indirimbo mpuzamahanga ya gospel y'umwaka Best International Gospel Song mu bihembo bya Tanzania Gospel Music Award mu muhango wabereye i Dar es Salaam mu ijoro ryo kuri wa gatanu tariki 23 Gicurasi 2025. Ku rundi ruhande kandi obita Diamond Platnumz ndetse na The Ben kuri uyu wa 24 Gicurasi 2025 umuhanzi w'umunyarwanda Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben yahure na Diamond Platnumz muri Uganda, aho bombi bategerejwe mu gitaramo gikomeye kibera intunga muri iki gihugu cya Uganda. Kora subscribe nge nitwa Ferrez, izi ni inkuru ebyiri tugiye kuvugaho. Witwa nde, uherereye he? Utanga igitekerezo cyawe muri comment ndetse utubwire n'amazina yawe. Ndabakunda cyane. Showbiz News Rwanda. Hanyuma rero tudatinze n'ubundi duhite dutangira n'ubundi kuri inkuru ya The Ben ndetse na Diamond Platnumz. Uko nabivuze abatipe man bombi bari kwandika amateka ari mu bihugu byo hanze. Obita Israel Mbonyi, obita The Ben, obita kandi na Bruce Melody. Iyi rero ni inshuro ya mbere abahanzi bongeye kugaragara bari kumwe mu ruhame kuhera kuwa 21 Ukwakira 2023 ubwo baririmbiraga mu biro bikomeye bya Trace Award byabereye muri Beka Arena hariya i Kigali. Nibwo baheruka kongera kugaragara bari kumwe, nubwo rero baherukaga guhura mu buryo buzwi kuri itariki. Amafoto n'amashusho agaragaza abahanzi bari kumwe aheruka gusakara ku mbuga nkoranyambaga mu Kwakira 2023, bivuze ko hari hashize hafi umwaka n'amezi arenga 7 bagaragara bari kumwe. Nubwo rero hari imishinga yagiye ibahuza igiye itandukanye, ariko nta mafoto cyangwa amashusho byagiye bijya hanze. Muri iki kiganiro bagiranye bagihura, Diamond Platnumz yishimiye cyane The Ben kubw'igitaramo gikomeye aherutse gukora muri Uganda kuwa 17 Gicurasi 2025. Yagize ati nabonye igitaramo cyawe cyari cyiza cyane. The Ben rero na Diamond Platnumz basanzwe bafitanye indirimbo yiswe Why, ariko kandi mu minsi ishizwe batangaje ko bakoze indi ndirimbo nshya ya kabiri izasohoka mu mpeshyi y'umwaka wa 2025. Ihuriro rya bombi muri Uganda rikomeje gutera amatsiko abakunzi b'abahanzi, cyane cyane ko benshi bakeka ko hari igishya bashobora gutungura abafana babo, cyane cyane ko impeshyi itangiye kwigaragaza nk'igihe cy'indirimbo nshyashya. Igitaramo rero Diamond Platnumz agiye gukoreramo ni igice kimwe cy'ibirori byiswe Cafe Marathon Concert byateguwe na Inspire Africa Group, bikazaba bifite insanganyamatsiko igira iti Uplift the Rural Woman, kuzamura umugore wo mu cyaro. Ibi bisobanuye gufasha abagore batuye mu bice by'icyaro kugira imibereho myiza, kubona amahirwe angana n'abandi, kwigirira no kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho rusange binyuze mu bikorwa bitandukanye nko kubaha amahugurwa, amahirwe y'imirimo, kwihangira imirimo, kwitabira ibikorwa by'ubuhinzi bugezweho ndetse n'ibindi. Muri birori rero bizarekezwa n'iki gitaramo hazaba harimo n'amarushanwa yo kwiruka mu ntera zitandukanye zirimo kilometero 5, kilometero 10, kilometero 21 ndetse na kilometero 42, aho bazanyura mu marushanwa hateguwe mu buryo bwo kumurikira bitabiriye ubwiza bw'akarere n'akamaro k'ubuhinzi bwa kawa, harimo no kunyura hafi ya Lake Nyabihoho. Abazatsinda rero mu byiciro bitandukanye bazagana amafaranga agera kuri miliyoni 113 z'amashiringi ya Uganda. Abo uzatsinda marathon yuzuye azabwa miliyoni 10. Dokas Nzikuru wahoze ari umukinnyi mpuzamahanga uhagarariye Commonwealth we wamamajwe nk'ijwi rya Cafe Marathon Inspire Africa Group yavuze ko intego ari ukongera agaciro ku musaruro wa kawa Uganda, aho bifuza kuva kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 5 mu myaka 5 iri imbere. Ariko iki kintu ari n'igitekerezo mani biba biduhaye twe nk'abanyarwanda mu Rwanda, kubera iki ibi biboro bitajya bihaba man. Ubone nk'ikigo runaka gishinzwe ibintu runaka cyashyizeho umukino, cyashyizeho igitaramo kigamije nyine kuzamura imikorere y'ibi bigo kandi kigamije kuzamura abaturage. Ni ibintu mu Rwanda natwe tugomba kuadopta man. Nimba ubona ko kari byo tubwire muri comment, utubwire igitekerezo cyawe, tubwire uko ubyumva. Umuyobozi wa IYAG cyangwa se Dr. Nelson Tugume yavuze ko igihe cyo guhindura amateka ya kawa ya Uganda cyageze, aho bavuga bati
ntituzongera kohereza ubushobozi ahubwo tuzohereza ubuhanga bwuzuye. The Ben rero nubwo amaze iminsi yibazwaho n'amashusho yasohotse agaragaza ko yiteguye gutaramira abakunzi be hamwe na Diamond Platnumz mu gitaramo kitezweho gusiga amateka mu muziki no guteza imbere kawa muri Uganda. The Ben ahuye na Diamond Platnumz muri Kampala Serena Hotel mbere yuko bahaguruka berekeza ku kibuga cy'indege aho bari bufatane kashugujugu iberekeza Mbarara muri Ntungamo ahategerejwe igitaramo bombi bari buhuriremo kuri uyu munsi. Ngayo nguko rero nuko nguko bimeze. Diamond Platnumz nkuko nabivuze yahuye na The Ben amushimira kubw'igitaramo cyiza yerutse gukorera muri Uganda. Urundi ruhande nigeze kuvuga ko bita Israel Mbonyi, umuhanzi urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba rero yahawe igihembo abikesha indirimbo ye yise Sikiriza yasohotse muri 2024, ikaba yarakunzwe cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo atandukanye muri Afurika y'Iburasirazuba. Indirimbo rero yatumye atsinda abahanzi bakomeye mu muziki wa gospel harimo Mary Chino, Pastor Nathanael Basey, Rev Benjamin Dib, Evelyn Wanjiru ndetse n'abandi benshi bagiye batandukana. Tanzania Gospel Music Award ni ibihembo ngaruka mwaka bigamije guhemba no guha agaciro abahanzi n'abanyempano batandukanye mu muziki wa gospel muri Tanzania ndetse no mu karere. Bifatwa nk'imwe mu marushanwa akomeye mu muziki cyangwa se ya gospel muri Afurika y'Iburasirazuba, bitegurwa ku rwego mpuzamahanga hagendewe ku musaruro w'umuhanzi, ubwitabire bw'abantu mu kumva ibihangano bye n'uruhare rwe mu guteza imbere ubutumwa bwiza mu muziki. Israel Mbonyi rero amaze imyaka irenga 10 aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba ari umwe mu bahanzi nyarwanda bafite izina rikomeye mu rwego rw'akarere. Yatangiye kumenyekana cyane binyuze mu ndirimbo nka Number 1, Intashyo, Karame, Vitamine n'izindi nyinshi zakunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Mbonyi rero azwiho ubuhanga mu gutunganya amagambo y'indirimbo ashyushya imitima ndetse n'amajwi meza akunzwe n'abatari bake. Uretse mu Rwanda afite abakunzi benshi muri Kenya, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania, nukuva mu bantu bonse bumva igiswahili. Mu myaka ya vuba rero Israel Mbonyi yashyize imbaraga mu kuririmba mu rurimi rw'igiswahili mu buryo bwo kugera ku bantu benshi cyane cyane abo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi byagaragaje cyane cyangwa se byagaragaye mu ndirimbo cyane Vitamine na Sikiriza zatumye umuziki urushaho kugera kure ndetse binamufungura amarembo ku masoko y'umuzika wo hanze y'u Rwanda. Igihembo yegukanye muri Tanzania ni ikimenyetso gikomeye cy'uko urugendo rwe rwo kurimba mu giswahili rwatangiye gutanga umusaruro ndetse bigaragaza ko yinjiriye ku muryango mugari w'umuziki wa gospel mu karere ku rwego mpuzamahanga. Akaba yegukanye igihembo cya Best International Song mu bihembo bya Tanzania Gospel Music Awards. Kuva mu myaka 3 ishize Israel Mbonyi yashyize imbere cyane kuririmba mu rurimi rw'igiswahili. Wamubwira uti congratulations in Showbiz News Rwanda. Dore izi ni izindi nkuru twagiye dukora, ariyo mpamvu nagusaba kugira ngo subscribe kugira ngo tuzicikwa day by day, umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane. The Ben muri Uganda akomeje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Kuri ubu noneho agashya kagaragaye, The Ben yashugunyiwe isutiya ku rubyiniro i Kampala. The Ben yatunguwe n'umwe mu bafana we wamujugunye isutiya ari ku rubyiniro mu gitaramo yakore i Kampala ku wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025. Ariko najyango nanone mbere yuko tubyinjiramo ngo byagenze bite se n'iki cyabiteye, ubanze tubwire se kujugunyirwa isutiya na gasuzuguro cyangwa se ni urukundo? Tubwire muri comment dusangije igitekerezo cyawe. Kandi ku rundi ruhande abo bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya mafoto. Ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18 Gicurasi rishyira kuwa 19, yatunguwe n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi ikamuhundagazaho amashiringi menshi cyane, hanyuma bakabyinana. Ese wowe iyi nkumi uri kuyibona gute? Ese kandi Element Ere uri kumubona gute? Nire jambo wamubwira. Ikindi kandi ni wa musore wanyu Ferrozi ni Showbiz News Rwanda. Wowe witwa nde, udukurikira uherereye he? Kugira ngo n'ubundi tujyane muri comments ubitubwire, nanone kugira ngo tuze kujyana fresh 5 ndetse kandi ku rundi ruhande The Ben nkuko nahoze mbivuga nanone yahuye na bamwe mu bantu bakomeye bo muri Uganda, kubera ko kurungo mu ijoro ryatambutse yasabanye na murumuna wa Museveni cyangwa se wereka guta Museveni ubwo ni president, ndetse na Jose Chameleone Wizo ndetse na Paraso n'ubundi ni ibikomerezwa byari muri Uganda. Kundi ryoheje The Ben rero
ubwo yaririmbaga yajugunyiwe iyi sutiya ubwo yari ari ku rubyiniro wenyine ari kurimba indirimbo yahimbiye umugore we Uwikeza Pamela yise True Love. Mu mashusho rero yagiye hanze agaragaza uyu muhanzi ari kuririmba mu buryo butunguranye, isutiya y'umutuku ikamunyura hejuru iturutse ku ruhande rumwe rwo mu bafana bari bamukurikiye ari kurimba, barimo cyangwa se bari bakurikiye bahagaze. Uyu muhanzi rero ntabwo yigeze anyura hejuru y'isutiya cyangwa ngo abe yayitera umugeri, ahubwo yarayiberekeye arakomeza aririmba nkaho nta cyabaye. Rero abantu bari kwibaza ngo ubundi kuba umuntu yajugunyirwa isutiya ku rubyiniro, ese ni agasuzuguro, ese ni urukundo, ese wabwira iki ku mukobwa wahisemo gukora ibi ngibi? Uyu muhanzi rero ntabwo yigeze anyura hejuru y'isutiya nk'uko nari mbivuze, ahubwo ibi ngibi ni ibintu abahanzi bakunze gukorerwa bitangaje iyo bari ku rubyiniro. Muri 2022 umunyanigeriya Ruga ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye yatunguwe n'umufana nawe wamukuruye igitsina ari ku rubyiniro. Uyu muhanzi icyo gihe yagaragaje uburakari ariko nyuma akomeza kuririmba. Ese wo bivuga iki? Uvuga iki kuri aba bafana baba bameze batya? Uvuga iki ku bafana bakora ibi ngibi nyine nko gupfa yakuramo umwenda w'imbere akawujugunyira umuhanzi ku rubyiniro, kuba yakitwara mu buryo budasanzwe ku rubyiniro? Ubavuga iki? Ese koko ni ibintu byiza byakagoye kuba bikorwa? Ese koko nawe ushobora kuba wabikora mu gihe umuhanzi umwishimiye cyangwa mu gihe umuhanzi umukunda? Utubwire muri comment uko uri kubyumva. Hanyuma kandi n'ubundi nkivuga kuri ibi ngibi, hari indi nkumi nayo yishimiye Element Ere ariko ntabwo hari muri iki gitaramo, ni muri after party ndetse navuga nimba after party kubera ko nkuko nabivuze Element Ere yataramiye n'ubundi ari hamwe na The Ben, nyuma rero yaje kujya no gutaramira ahandi n'ubundi ni muri sinzi imana nabyita night club ariko ni nka after party yagiye gukora nyine nyuma yuko avuye gukora ahanga kwa The Ben. We rero hari inkumi yaje yambaye mu buryo budasanzwe, as you can see dressing imeze fresh cyane. Element rero yari yatumiye Kampala mu gitaramo cyagombaga kubera mu kabari kitwa Paradigm nkuko nabivuze, ariho yataramenye nyuma yo kwitabira igitaramo yakoranye na The Ben. Ubwo rero yari ari ku rubyiniro uyu nguyu Element Ere muri aka kabari yatunguwe n'inkumi yagiye ku rubyiniro yambaye ikanzu ngufi cyane ariko ifite igifurumba cy'amashiringi, yari ifite amafaranga menshi cyane y'amashiringi, rero imuhundagazaho ubundi barabyinana. N'uyu nguyu rero ni Element Ere. Ese nk'umuri kuyibona ute? Wavuga iki kuri uyu mukobwa abyinishije Element Ere? Element Ere yagiye asebywa mu bihe bigiye bitandukanye avuga yuko yabatinya abakobwa. Ese koko niko nawe wabibonaga? Kuko nibyo koko, ariko Element Ere by the way ahangaha nyine ubona ko umufana aramukunda man, umufana aramukunda ku buryo ari undi muntu yanafata yafata action yatenda step bakaza kugira uko babiciringa muri nyuma yabo. Rero uyu muhanzi yaruka gushyira indirimbo hanze yise Tombe iri mu zakunzwe mu Rwanda. Rero mu gihe iyi nkumi yamwegeraga yarimo aririmba indirimbo yitwa Sikosa. Nkuko uri kugenda uyibona na amafoto nyine agaragaramo iyi nkumi yari yambaye mu buryo budasanzwe, agakanzu gasa nk'agapfutse inyuma ho gato ariko ku ruhande ntacyo nkuko urabibona nyine ni ibintu bidasanzwe by the way. Hanyuma nyivuga kuri izi nkuru n'ubundi z'urukundo zigiye zitandukanye, ariko mbere yuko nzigeraho kuri Frank Gashumba nawe mu bitabiriye kiriya gitaramo, reka mbanze ndebe kuri inkuru nanone ivuga yuko The Ben yahuye n'abakomeye muri Uganda. Numugoroba rero The Ben yahuriyemo n'abakunzi be mu ijoro ryo kuwa 18-19 Gicurasi. N'ubundi The Ben muri Uganda akomeje kugenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye. Kuri ubu noneho agashya kagaragaye, The Ben yajugunyiwe isutiya ku rubyiniro i Kampala. The Ben yatunguwe n'umufana we wamujugunye isutiya ari ku rubyiniro mu gitaramo yakore i Kampala kuwa gatandatu tariki 17 Gicurasi 2025. Ariko nagira ngo nanone mbere yuko tubyinjiramo ngo byagenze bite se n'iki cyabiteye, ubanze tubwire se kujugunyirwa isutiya ni agasuzuguro cyangwa se ni urukundo? Tubwire muri comment dusangije igitekerezo cyawe. Kandi ku rundi ruhande abo bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya
mafoto ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18 bita Element Ere nawe yahundagajweho amashiringi n'umukobwa wambaye mu buryo bwavugishije benshi nkuko muri kubona kuri aya mafoto ubwo yataramiraga mu mujyi wa Kampala mu ijoro ryo kuwa 18 Gicurasi rishyira kuwa 19 yatunguwe n'inkumi yari yambaye mu buryo bwavugishije benshi ikamuhundagazaho amashiringi menshi cyane hanyuma bakabyinana. Ese wowe iyi nkumi uri kuyibona gute? Ese kandi Element Ere uri kumubona gute? Nire jambo wamubwira ikindi. Element Ere yavuze bwa mbere ku byo gutandukana na 155 ayem n'amasezerano. Ibyo rero yavugiye muri Uganda ubwo yari kumwe na The Ben mu kiganiro n'itangazamakuru. Turaje tubivugeho turengo yavuze ibiki? Ese koko bazatandukana? Ese koko ibivugwa ku mafaranga y'abafitiye 155 ayem bibi koko ni ukuri? Kandi kundi Rwanda turata tuvuga uburyo Diamond Platnumz yongeye mu ndirimbo ya Bruce Melody ndetse na Brown Joel ugezwe muri Nigeria. Burya kubure twabonye ngo Diamond Platnumz azakora indirimbo n'uyu nguyu Bruce Melody, ntabwo ari we wari wapanzwe. Turaje turengo ni gute uyu Diamond Platnumz yisanze yagiye muri iyi ndirimbo. Ben Kevin Kade na DJ Flix bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda aho bitabiriye igitaramo Play Love kizabera muri Kampala Sena Hotel kwa 17 Gicurasi uyu munsi kuwa gatandatu. Ariko kandi Ben yatangaje yuko yifuza gukorana na bamwe mu bahanzi bo muri Uganda indirimbo cyangwa se gukorana ibikorwa by'umuziki. Uribaza ngo ni bande? Ese kandi kuba The Ben yagiye gukora igitaramo hano muri Uganda. Kurundi randi bavuze kuri Kevin Kade nawe afiteyo ibitaramo bibiri. Uwo no muri umuhanzi France Impundu waruzi ko afitiye Crash Juno Kizigenza. Eze kandi waruzi ko Juno Kizigenza amaze imyaka 5 mu muziki w'u Rwanda akaba arimo arawiziza. Utanga igitekerezo cyawe muri comment. Kurundi ruhande wo bita Kadudu ni nkuru ngiye kuvuga mbabaye. Kadudu wo muri Chinese Comedy muramuzi cyane. Yavuze uburyo yegeze kugerageza kwiyahura, avuga uburyo yegeze kundi fata ku mavuta yafunzwe mu kwa 10. Kuri ubu ngubu tugeze mu kwa 5 amaze gushira amezi 7 iyo baze neza, ariko icyo gihe atabwa muri yombi yashinjwaga ibyaha bibiri. Kuri ubu muri ibyo byaha bibiri yashinjwaga amaze kuzamo ibindi byaha none bitatu kubera ko kuri uyu munsi ari gushinjwa ibyaha 5. Marangi bata ku mavuta rero byagenze biti. Urubanza rwe rwatangiye saa 4 za mu gitondo yubowe n'abacamanza 2 ndetse n'umwanditsi umwe ndetse n'abashinjacyaha 2. Wibuke neza abashinjacyaha nibo babashinja icyaha fata ku mavuta. Ariko mbere yuko tubyinjiramo turengo ni bebe hano yafatiwe ni gutu urubanza rwagenze ni ibikifata ku mavuta. Yatangaje cyane ko nawe afite ijambo rikomeye ageneye abakunzi be ndetse n'abandi bantu bari mu myidaduro. Turaje turengo ni ibiki aho ubundi ngenetswa Ferrorizi ukore subscribe na follow. Ariko kandi nanone wowe witwa nde uri kudukurikira urerereye he? Ibyo ni ingenzi cyane. Floriye wamamaye mu muziki nka Yamano yashyize emera kabana n'umukunzi we ndetse ko mu minsi ya vuba arakora ubukwe. Yamano nk'umwe mu bahanzi bakizamuka neza cyangwa bari kuzamuka neza mu muziki w'u Rwanda yatangaje ko amazigiye abana n'umukunzi we kandi mu gihe kiri imbere azakora ubukwe agateranya inshuti n'imiryango bakabaha umugisha mu bukwe n'ubundi busanzwe bikorwa mu muco nyarwanda. Ku rundi ruhande kandi Obita Ntazinda Erasmus wahoze ari meya w'akarere ka Nyanza washinjwaga icyaha cy'ubushoreke no guta urugo kuri ngubu yarekuwe ku itariki Yago Pondata akaba n'umunyamakuru yongeye guteza impagara ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kuvuga yuko agiye gutamaza DJ Brian na Jihad agashyira hanze amashusho yabo barimo bakora ibiteye isoni, hanyuma nabo bagakora ibiganiro bavuga yuko batakimwinginga ndetse bamuha rugari ko ayo mashusho yashyira hanze. Yago Pondata yavuze ko rero ashyizerezo kuri aya matiku. Turaje turengo ni gute yashyizerezo kuri aya matiku mu buryo busekeje cyane kandi mu buryo bwo kwikiza byose. Turaje Showbiz News Rwanda.